nari narihebye mvuga ngo nimura n'umupfumu yambwira kuryamana nawe umwana wanjye agakira, icyo azankoresha cyose nzacyemera kugira umwana wanjye akomeze abe gutya, ahubwo nantarwara yananera sida umwana akabaho nkarya ibinini. None se ko ariko wanduye sida nyine urabona umuntu yarwaje imyaka 12 Imana nayo itakureba n'abapfumu nabo bakurya biba bikomeye. Wagenda nkajya Sarongo namuhaye amafaranga ibihumbi 5 byonyine byo gushaka ukuntu amfatira umuntu, kuko yarazi ibibazo nari mfite, nari ntwite indari nini. No kuri YouTube icyo kiganiro kiriho, yangarurije ibintu. Icyo kiganiro kiriho kuko yarabingarurije, ndamuhamagara uwo muhungu wabizanye yari yasaze, ndamuhamagara Sarongo araza ava i Bugesera aza ku Gisenyi anzanira umuti. Sarongo nta mafaranga yanyatse. Wowe urahamya ko Sarongo ari umuganga? Sarongo ni umuganga, abantu bamubeshera bafite ishari, bafite ifitina yuko afite icyagezeho. Sarongo ntago ari umutubuzi, Sarongo arakora byanyabyo. Sarongo ntago ari igisambo. Urakoze cyane. Murakoze. Amafaranga yigeze anyaga. Sarongo nta mafaranga yanyatse. Nawe yakwatse? Sarongo ntago yigeze anyaga amafaranga. nari narihebye mvuga ngo nimura n'umupfumu yambwira kuryamana nawe umwana wanjye agakira, icyo azankoresha cyose nzacyemera kugira umwana wanjye akomeze abe gutya, ahubwo nantarwara yananera sida umwana akabaho nkarya ibinini. None se ko ariko wanduye sida nyine urabona umuntu yarwaje imyaka 12 Imana nayo itakureba n'abapfumu nabo bakurya biba bikomeye. Wagenda nkajyayo nkajya kubaza niba hari ikintu bamfasha, mpamagara umudamu we kuko yari yampaye nomero ze ndi kumukorera, maze kumuhamagara arambwira ati rero reka nze nkubarize niba byakunda. Maze kumbwira ati yewe ati byakunda. Ndamubwira rero nge nabuze isakoshi bibeze gutya, ndavuga harimo amafaranga hagati ya 95 n'ibihumbi 100. Umuntu ashobora kuza kwivuza ndabyemera, ariko uburozi bwaramurenze bukamurenga cyane ku buryo hari ibyo agabanyirwa hari n'ibidakira. Ibyo mujye mubyemera. Oya nge ndamushyigikiye so, kuko niba umuntu yera gukoreye ibintu ukaba ubihamisha amaso yawe, ukaba ufite ubuhamya ndetse afite n'abantu hano banzi n'abandi nazanye nabimenye, urumva Sarongo ntago yafashije ibyo kwibwa gusa, ahubwo yaje no kumvurira umugabo wanjye nyuma yaje gusara, ko ngiye nari umugore wa kabiri. Umugabo wanjye rero umugore aza kumenya yuko agiye kurongora undi mugore, aza kumusaza. Rero Sarongo nabwo mubajije ibyo bintu ambwira ko yamumvurira umugabo wanjye agakira. Umugabo namujyanye atananyibuka handa ndeba nyine akavuga ngo nungo nikoreye utuntu tw'utubindi, ngarabona nikoreye utubindi turimo kwaka. Ibaze yabonaga mbese meze nk'umusazi. Sarongo arambwira ati we ngwino ndebe umunzanira umwenda wiwe gusa ibindi byihurire. Umwambaro w'umugabo narawujyanye. Arambwira tuzanira umwenda, urumva umuntu twari tugiye kubana, twari tumaranye n'igihe, so yari nk'umugabo wanjye. Naragiye ndawumushyira cyane iminsi 4. Arambwira ngo nushake utaye cyangwa sugume hano, icyo shaka nuko uri umugabo wawe uri bubone yakize. Umva ni umugabo wanjye bamwita Hamimu, yari umusazi, Nyamirambo yose ivuga ko yasaze, ni muzima. Noneho n'ikimenyimenyi kikwereka kuri mugabo akaze, yamuvuraga anatwara n'imodoka kandi nagonge. Hamimu yatwaraga imodoka? Yatwaraga imodoka. Sarongo amuvura atwara imodoka, akavuga ati humura nani cyari bube ngiye kugira ngo wereke ko uyu mugabo wagomba gukira neza, nuko nakaza atari bugahagarike, agajya atwara imodoka kandi anarwaye ameze nk'umusazi. Ku kazi bakaduhamagara ngo inumutware mu mujyane, kuko uyu muntu ashaka gukora impanuka, bakambwira bati mureke akore n'ugende umujyane. None se haja ikibazo ngiye nimwibariza, uri kumva yari muzima ariko yakugera akabona ko umeze nk'umupfumukazi wikorera utubindi. Yes. Umeze gutyo. Bagutumye banonye umwenda wiwe. Umwenda urawujyana. Ese uwo mwenda wongeye baragutumye urongere urawugara barawugusubiza cyangwa nje narawambaraga, ariko umuvura yarambira ngo nkwambare. We warawambaraga? Narawambaraga ya, kuko urumva bari bamunzinuye, urumva ni nko kumwizerera kugira abashe gukira. Umwenda nkawambara. Kandi icyo gihe nza kumuvuza, urumva ko atamenyaga uwo ndi we, yabonaga nyine ndi umuntu ufite utubindi twikoreye umuriro. Sarongo ni umuganga, abantu bamubeshera
bafite ishari, bafite ifitina yuko afite icyo agezeho. Sarongo ntago ari umutubuzi, Sarongo arakora bya nyabyo, Sarongo ntago ari igisambo. urakoze cyane. Murakoze.